cya shitani cyarakaye. umusore utanyenzo ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsimuzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbona. What's up my beautiful ladies and gentlemen, reka nizeye ko mwese mumeze neza cyane, reka nizeye ko muri makeya ibihe bikomeje kubanogera, nizeye ko muri gusoza umwaka neza, nizeye ko muri make ibintu byose byagenze neza, nta kintu na kimwe ugomba kwicuza muri uyu mwaka uri kurangira, nizeye ko nta kintu na kimwe rwose ushinze Imana, ariko nanone nimba bitaragenze neza icyo wamenye nuko ugomba gusettinga goals cyangwa se ugashyiraho intego ze kugira ngo undi mwaka ugiye kuza 2025 ibintu byose bizagire neza cyane, umwaka nyine nawe uzagira ibintu runaka ibyo utagezeho muri uno mwaka. Gusa hagati aho ngaho ikintu ugomba kumenya nuko ibyo wanyuzemo byose bitaragenze neza, Imana iri kumwe nawe, ubu utaha ni wowe, ibintu byose bizagira neza cyane. Ngira ngo rero nkuko wamaze kubyumva, nkuko wamaze no kubona kuri screen yawe, urabizi neza ko ahangaha icyo kituzanye ari ukukugeza amakuru menshi y'imyidagaduro iri kugenda avugwa hano hanze, kukugezaho byinshi byiriwe ku mihanda hano mu Rwanda ndetse no hanze. Gusa muri kano kandi tugiye kwibanda ku nkuru ya Bruce Melody, numwe mu bagabo bafite igitaramo kuri 24 z'uku kwezi kwa 12 na 2024, kikaba ari igitaramo cyo kuzaba ari kumvisha abantu cyangwa se ari gusogongeza abantu kuri album ye nshyashya yitwa Colorful Generation. Ikaba ari album itarajya hanze, ariko akaba azaba agiye gusogongeza abantu bazitabira icyo gitaramo. Indirimbo zimwe ziba zigize iyi album zitasohoka by'umwihariko. Kikaba ari igitaramo kizabera muri Kigali Universe kuri ayo matariki navuze hejuru. Hanyuma rero abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko iki gitaramo bagomba kugisapotinga byatari, bari kugenda bamwereka urukundo, gusa nta nubwo ari bishya kuko n'ubundi n'ubwashize no mu bindi byose yagiye akora urukundo, yagiye arwerekwa bitangaje cyane. Gusa ntabwo ari iki kiri kuva gusa, nubwo bari kugenda abantu basapotinga iki gitaramo cya Bruce Melody, byangwa bari kugenda banasapotinga igitaramo cya The Ben nacyo kigomba kuzaba cyo kurochinga album ye yise Plenty Love. Ni album we none azaba agiye gushyira hanze mu gihe Bruce Melody we ari album azaba ari kugenda sogongeza abantu. Gusa The Ben bakomeje kugenda yereka urukundo cyane, ngira ngo ni abantu bundi busanzwe bisa naho bahanganye cyane, kugira ngo abantu benshi badakunze no kumva ko bakunda Bruce Melody bagakunda na The Ben, ariko wenda bungubu ikintu cyari nuko bose bari kwereka urukundo. Abantu bafana Bruce Melody bari kumwereka urukundo, bafana The Ben bari kumwereka urukundo, kugira ngo ibintu byabo byose bizagire neza. Ariko by'umwihariko Bruce Melody biri kugenda bifata indi ntera cyane ko ubu ngubu nkuko umaze kubona kuri screen yawe, hariho Minister Olivier Nduhungirehe, hariho Minister Abdara utuma twishima. Abo ni abantu bose bakomeje kugaragaza neza ko icyo gitaramo bagomba kuzakitabira. Naba Minister ubundi bakunze kugira uburyo banitabira ibitaramo by'abahanzi. Ngira ngo Olivier Nduhungirehe ejo bundi igitaramo yigeze agaragaza ko azitabira, aho haba harimo abahanzi bakunze kugaragara cyane mu ndirimbo za gakondo. Ntabwo byari bisanzwe bimenyerewe cyane ko Olivier Nduhungirehe akunda kwitabira ibitaramo birimo nk'ibingibi bya Bruce Melody cyangwa se birimo secular music. Undi akunda kwitabira ibitaramo birimo gospel, birimo za gakondo, cyane ko nejo bundi ubwashize yagaragaje ko agomba kwitabira igitaramo cya Mbonyi, aho yaje no kumugira inama aravuga ati Mbonyi, ntabwo iki gitaramo we ukiri umuntu wo gutegura igitaramo muri BK Arena, tugomba gufata Stade Amahoro. Amwumvisha ko muri inyuma cyane agomba gutegura igitaramo ahantu hanini hisanzuye, kuko we yumvaga yuko abantu bamukurikira ndetse n'abandi bantu bose bagomba kuzitabira igitaramo cya Israel Mbonyi. Navuga ati wowe ibyiza uzagenda ugitegure muri Stade Amahoro kugira ngo abantu bazabone ahantu bicara hahagije, kandi nayo ndishura neza ko uzazagurisha amatike ubundi yose agashira, cyane ko Israel Mbonyi yamaze kukonfirma abantu yuko igihe cyose yakora igitaramo muri BK Arena agomba kuyuzuza kandi amatike agashira mbere y'uko igitaramo kiba. Ibyo rero ntabwo Olivier Nduhungirehe yabikoreye uwo mugabo gusa, kuko kuri ubu ngubu yaje kuba avuga ati ngomba kuba ndi mu gitaramo cya Bruce Melody, ndetse yari kubaza abantu barenga 221 bamukurikira kuri Twitter, ababaza nimba bose bagomba kuzaba bari aho hantu. Ntabwo ari bo gusa yabazaga, kuko harimo nabo kuri Instagram ye batari bake bamukurikira, ababaza ati mwebwe muri tayari kuzitabira kumva album nshya ya Bruce Melody Colorful Generation, muri tayari kuzaza kuyumva, muri tayari rwose muzagomba kuzamuhari kuwa gatandatu kugira ngo tuyisogongere kuri no album.
arimo arababaza ati nizeye ko muzamuhari ngiye nzaba mpari cyane, ashyiraho n'utu emoji tw'umuriro kabisa, avuga ati hagomba gushya, tugomba kuba turi hariya hantu Bruce Melody aducangamo indirimbo nziza cyane cyane ko hari album izaba iriho indirimbo nziza, harimo na gospel song, hariho indirimbo y'Imana nk'uko yagiye bitangaza, hariho indirimbo yakoze nziza cyane abantu banakunze, igaruka cyane ku buzima yabanyeho na mama we mbere yuko yitaba Imana, kandi amubwiye ko ngo ari umugabo, ndetse kandi akaba ari album inariho indirimbo wigeze wumva ariko itaravuzweho rumwe yigeze isohoka mu buryo bw'ubujura, abantu bayisohoye bayibye. Bruce Melody nubwo nta bintu byinshi yigeze ayivugaho, gusa nyuma Bruce Melody aza gutangaza ko iyo ndirimbo ariyo rwose igomba gusohoka, kandi ari indirimbo yongeye kugira ikintu ayikoraho bitandukanye nuko twayumvise. Ni indirimbo wagiye ubona ku mbuga kenshi cyane bayitanga umukandara, ariko Bruce Melody we kuri iyo album akaba atari uko yayise, ahubwo ari imwe mu ndirimbo kandi yahinduriye umwimerere kugira ngo abantu bazayumve neza cyane mu gusogongera kuri no album. Ari indirimbo nziza cyane, ndetse kandi indirimbo irimo amagambo meza mu buryo bumwe, ngira ngo nimba warayumvise uri kumva ikintu kizaba kirimo, kandi niba utaranayumvise ushobora kuyishaka n'ubundi ku ma YouTube, ntekereza ko kuri ubu ngubu ikiriho ukayumva ukumva uko imeze. Hanyuma rero kandi ukaba ari nako utegura kuzajya kwitabira listening party n'ubundi yino album Colorful Generation. Hagati aho ngaho ntabwo ari Olivier Nduhungire gusa wagize ikintu avuga kuri iki gitaramo cyo kumva kuri album ya Bruce Melody, kuko na Minister Utuma Twishima ari we uhagarariye urubyiruko ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi yaje kubanyura kuri Twitter nawe ku bantu babugize mu bihumbi 240 bamukurikira, arabaza ati none se ko njyewe ntamenyereye wenda kwitabira ibitaramo cyane byo kumva nk'uko nguko byo kujya kumva indirimbo z'umuhanzi bwa mbere zitarasohoka, ari ubwa mbere nzaba mbikoze, ati mu by'ukuri nzitwaza iki kugira ngo ahantu nzabe mpari kandi n'abantu banjye mbabwire bazitwaza iki? Bivuze ngo ni ukuvuga ngo Minister yabazaga we ikintu azitwaza kugira ngo ajye kumva izo ndirimbo muri Kigali Universe, ndetse n'abantu ngira ngo urabyumva neza cyane ko iyo avuze abantu be hazamo family, kujyana n'umugore, kujyana n'abana se, kujyana n'abagize umuryango we bandi ndetse n'inshuti ze, bakajya kumva bose album ya Bruce Melody yitwa Colorful Generation, bakagenda bakicara bakayumva. Ibaze kugira ngo Minister najya kumva album ajyane na famiye ye. Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari urukundo rusanzwe rwerekwa abahanzi bose, ariko ngira ngo uno mwaka ari n'umwaka wabaye uw'umugisha ku bahanzi, n'umwaka wabaye w'amahirwe menshi cyane ku bantu bari muri industry ya entertainment, cyane ko abantu benshi bagiye bakora ibitaramo byakunze kwitabirwa cyane n'uno Minister w'urubyiruko Abdallah Utuma Twishima, akagenda rwose ibitaramo byose akabyatendinga. Ngira ngo wabonye ko yigeze yitabira ibitaramo byo kuronshinga album ya Yego, muri njyango nacyo gitaramo bwa mbere yagiyemo arabigaragaza ko yitabira icyo gitaramo kandi arasupportinga, abinyuza ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, avuga ati ngomba kwitabira igitaramo cya Yego kandi namwe muzaze muri benshi. Hanyuma biva aho ngaho ndetse kandi yitabira ibindi bitaramo bigiye bitandukanye, harimo Genzi Comedy, ndetse aganira n'abantu baho, atumira aba artist mu biro bye, harimo nka Bushari, aragenda yicara baraganira rwose, bajyana ibiganiro byiza. Mu by'ukuri ni umwaka wabaye w'umugisha ku bahanzi cyangwa se kuri industry y'imiziki hano mu Rwanda ndetse na showbiz muri rusange. Hagati aho ngaho rero nuko nguko bimeze, no kuvuga ngo Bruce Melody ubwo igitaramo cyo uri kumva ko kizaba cyitabiriwe n'abaministiri, cyitabiriwe n'imiryango yabo n'inshuti zabo, nizeye ko naho ngaho uzaba habaye wenda uri kumva iyo music, ariko n'ubutanahari n'ubundi mu gihe kitoya kizakurikira tuzumva iyo album. Kandi nanone komeza no kwitega kuzabona indirimbo nziza cyane kuri album nshasha ya The Ben, nayo izajya hanze n'ubundi imbere y'uko n'umwaka urangira, izaba ari nayo album kandi nayo izaba ari nziza muri uno mwaka, mu gusoza uno mwaka. Ikaba ari na album kandi ikomeje kugenda isohokaho indirimbo nziza cyane, ama-featuring abantu batari biteze. Nizeye ko nayo ugomba gukurikirana ibyago 5 kuri 5, njyanga amakuru menshi n'ubundi nkayo ngayo uzajya yakurikira hano kuri DYN TV, yose tuyakugezaho uko yakabaye. Icyo ndusabwa ni kimwe n'ukanda subscribe, ugafungura notification kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ubundi kandi ushobora kunyura muri comment section ukatubwira uko ibintu byumva kugira ngo tujye dukomeza duhuze byose, kandi tumenye neza icyo twakosora ndetse n'ibimeze neza tubimenye, udushimire ku byo tuba twakoze cyangwa se muri make ikitageze neza ukeneye, kugira ngo tubashe kumenya ibyo tugomba gukosora mu gihe kizakurikira kugira ngo ibintu bijye gukomeza bigende neza cyane. Rero komeza unogerwe n'ibiganiro bya DYN TV, twongeye gura mu nkuru yacu itaha.